hari abahanuzi usigaye mbona biyongereho agaceregeshwa ngo n'ibitabo uzaza ubimbaza biriya byongera uzabimbwira shakama mbaya azabimba ariko nabwira ngo Uwiteka Imana irambwira ngo izakugirira neza nzakomeza nzabuka umusaza unyibwira ngo nkeneye neza yawe ariko nabwira ngo n'ibitabo uzaza ubimbaza nzajya kumureba agira ute kubera ko yamaze kwihindura Imana niyo mpamvu nzagira ne nzamwishyuza urabona ngo urumva ngo bakuvangiriweho bapangiye bambwira ko Imana izampa imodoka itese kuki itamufasha ururimi ngaraga kubimbwira bapangiye bambwira ko izanyubakira inzu nziza ite yari yagiye hehe hari ubwo yari yigeze yimuka igomba kwiga kuko ijambo ryaravuga ngo ubwanjye nzabyikorera nta cyatuma izina ryanjye ritukwa mfite gahunda mfite n'ingingo indengera yo kuburana umugisha wose wavuye mu kanwa k'abahanuzi bakunze guteranira mu macaci yuzuye abakirisitu harimo abakobwa beza barebare bazi kuramya neza ndetse n'abasore ariko Bibiliya irambwira ngo Mose azamukanya Abisiraheli ku musozi abagejeje ngo bajye kwivuganira n'Imana uhaje umuyaga mwinshi cyane hakubita inkuba zifite imbaraga somya Bibiliya irambwira ngo kandi muri uko guhinda katana kw'inkuba ntabwo Imana yari iri irabareba irabihorera ngo mu kayaga gace cyane gatuje gahuha buhoro buhoro kakandi gahuha gake gake bakunga ko niko Imana yari igize ute Imana yacu ikintu nyikundira abantu baturebera muri stade Imana ikaturebera muri future ubundi uruhinja nicyo kintu nabonye utagira isura mu gitondo abasa na nyirasenge nimugoroba agasa na nyirarume ku manywa agasa na nyina wabo saa sita agasa na sekuru ariko abatekinisi ahita aza agashyira muri logika ati mbo nshingiye kuri uyu mukobwa nigeze mwana ari kuvugana na Mariko uyu mwana arasa na Mariko nimugoroba yagaruka atamaraye nawe mwana noneho arasa na Tereza bikabacangira muri feruje uhanura bizashira no kuvuga mu ndimi bizarangira ariko ijambo ry'Imana ntabwo rizigera rirangira tuzajya mu ijuru kubw'ijambo tuzarya kubw'ijambo twambaye kubw'ijambo turiho kubera ijambo reka wambike umwambaro mwiza w'igitare ababyeyi bari muri iteraniro reka wambike abagabo b'Imana reka wambike abasore umwambaro w'igitare abana batoye wambike umwambaro w'igitare kugira ngo igitambo tugiye gutamba cyo kubera umubavu humura neza urakoze Kristo ababyeyi baguhaye impundu iteraniro ryose tugukomeye mu mashyi turavuze ngo urere ingoma ibihumbi nta wundi musani mu izina ryose dusenza twizeye amen amen Haleluya amen dushimiye Imana ya Isiraheli yongeye gutuma tubyuka bikemera hari abandi tungana hari n'abo turuta hari n'abaturuta izi saha batabyutse ngo byemere batari guhumeka ngo byemere barimo barahumekera kuri bomboni ariko tuzamura Imana isubahiro ko turi guhumeka tutari kuri bomboni hereza Imana isubahiro ko yakoze ibintu bidasanzwe hereza Imana isubahiro ko wavutse utari debile hereza Imana isubahiro kugenda n'amaguru abiri hereza Imana isubahiro kuvuga bikemera utabaye isiragi hereza Imana isubahiro ku mirimo itangaje yakoze izina ryayo rihabwa isubahiro amen haleluya amen nari mbakumbuye ndebera umuntu mwicaranye mubwire ngo Vestine aragusuhuza natwe twari tugukumbuye amen meruka hashize iminsi tubutse ariko Imana ishimwe Imana ko nkiri mu buntu bwayo bitoroshe ariko nkaba nyivuga izina ry'Imana ya Isiraheli merutse aha nkorera muri minisiteri y'abandi ariko uyu munsi ndikorera ntabwo ngikorera muri minisiteri y'abandi haleluya amen mu minsi mikeya nibimara kugenda neza nzabatumira korali ziririmbe niba bajya kunyimika nzabatumira haleluya Imana ishimwe rero Imana igenda iduteza intambwe uko bwije n'uko bukeye nimuhumure izaturengera haleluya babyemere cyangwa babihakane baroge cyangwa barogera bavuge ntibavuge ariko icyo Imana yanditse yagize gute yaracyanditse ni igiti ku mugezi ni ku mutima umeze sinzi uko navuga ndanezerewe ibirenge
uzanye inkuru nziza iyo nubuye amaso njambasha kubibona byo nasezeranijwe nisimenyi ni kure cyane aho nakwitangiye ku mugozi w'ubumwe tugenda tuganira bikomeza umutima dusimburanya indirimbo z'abakize uburetwa tera intambwe buri munsi tureba inkingi y'igicu itegeko ry'umwami Uwiteka aratureberera ibyo tubona ntibizongera turumva amajwi y'inyoni twegereje igitondo isezerano riri bugufi yaratwimanye Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye dushira impumu buri munsi iyo twibutse iyo neza tuvuze ko yaciye inzira mu mazi aratwambutsa barabizi n'ejo bundi yaraturamiye tuvuze ko yahiritse inkike z'i Yeriko aratwinjiza barabizi n'ejo bundi yaraturamiye yaratwimanye Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye dushira impumu buri munsi iyo twibutse iyo neza komera Imana amashyi n'imbongo yaratimanye abantu bibutse igihe babonaga butari bushye Imana ikabimana nimukomera Imana amashyi ababyeyi bagiye kubyara bumva ibise bitari buboneke bagatahana abana bazima mukomera Imana amashyi umuntu umurozi yigeze yakwigirizaho nkana akabona Imana iramwimanye nakomera Imana amashyi kuko yakoze ibintu bibi gukorera Imana ni umushinga ufite ishingiro ineza y'Imana nayibonye muri iyi minsi gukorera Imana ni umushinga ufite ishingiro ineza y'Imana nayibonye muri iyi abyeyi gukorera Imana ni umushinga ufite ishingiro bakobwa mwese ni umushinga ufite ishingiro ibindi birahomba ni umushinga utajya uhomba ineza y'Imana nayibonye muri iyi minsi Imana ni umushinga ufite ishingiro ineza y'Imana nayibonye muri iyi minsi gukorera Imana ni umushinga ufite ishingiro gukorera Imana umushinga ufite ishingiro gukorera Imana ni umushinga ufite ishingiro ineza y'Imana nayibonye muri iyi minsi gukorera Imana ni umushinga ufite ishingiro ineza y'Imana nayibonye muri iyi minsi amen haleluya amen amen mbese nawe wabonye umushinga ufite ishingiro haleluya amen twagiye dukora ibintu byinshi twabikora tugasanga nta shingiro bifite rimwe na rimwe bakatubwira ngo umushinga wize nabi haleluya amen wari wajya kudepoza muri banki ugiye gusaba kredi wagezeho umushinga ngo wize nabi nta kredi baguha ariko nta muntu wadepoje isengesho Imana imubwiye ngo isengesho ridepoje nabi niyo mpamvu gukorera Imana ari umushinga ufite iki ishingiro
bashingwe. Uyu mushinga ntabwo ureba ko umuntu avuka mu bashingwe nta mwakugira, nta n'ubwo uri hakurya isekuru, nta kintu na kimwe witaho. Icyo witaho gusa ni ukureba indani mu mutima. Somya Bibiliya irambwira ngo umuntu wese ukiranuka mu mahanga yose amweme. Uyu muntu wenyine nashaka abaresha gutya, nashaka abagenda gutya acumbagira, nashaka abavuga inkonda zigatakara, ariko ijambo rivuga ngo mu mahanga yose umuntu wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, uyu nguyu Imana iramwemera. Si ibyo byonyine irangije, imwemeza n'isi n'abandi. Amen. Aleluya. Amen. Rero muhumure, agasozi utuyeho akariko kose n'ingendo wagenze izo arizo zose, nimuhumure. Yesu ari ku ngoma, kandi iyi ngoma ajya kuyijyaho. Nta matora yabayeho ngo tuvuge ngo uwamusize wazamwirika. Oya, nta matora yabayeho. Yesu yagiye ku ngoma kuko yayirwaniye akagira ate, akayitsindira. Aleluya. Rero imbaraga afite ziragiye n'uyu munsi agize ute, aracyazifite. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 11. Turasoma n'umurongo waho n'ubundi wa 11. Kumva icyo Imana ivuga. Iri jambo narihaye intego ivuga ngo wabonye Imana bwa mbere abantu ntibamenya ko ari ikoze, igarutse gukora bwa kabiri kubera ko ifite amaboko. Amen. 11 haravuze ngo uwo munsi Umwami Imana azarambura ukuboko ubwa kabiri, agarura abantu bayo basigaye bacitse ku icumu, ibakure Ashuru na Egiputa ni Potorosi ni Kushi na Elamu ni Shanari ni Hanati no mu birwa. Ateranya Abisiraheli baciwe, azateraniriza hamwe Abayuda batatanye abakuye ku mpera enye z'isi. Ishyari ry'Abefurayimu naryo rizashira, abagirira Abayuda nabi bazatsembwa. Abefurayimu ntibazagirira Abayuda ishyari, kandi n'Abayuda ntibazagirira Abefurayimu nabi. Komera Imana yacu amashyi. Aleluya. Amen. Nari mvuze ngo dukomere Imana amashyi. Duhite twihuta dusome ijambo ry'Imana n'ubundi muri icyo gitabo ibice byaho 41 ku murongo wa 20. Muri icyo gitabo cy'umuhanuzi Yesaya n'ubundi ibice byaho ni 41. Tugiye gusoma umurongo wa 20. Haravuze ngo kugira ngo barebe, bitegereze, batekereze, bamenye yuko Uwera wa Isiraheli ari we ubiremye. Amen. Kugira ngo bitegereze, barebe, nibamara kureba batekereze, nibamara gutekereza bahite bamenya yuko Uwera wa Isiraheli ari ukoze ibyo ngibyo, ko Abefurayimu batazongerera kugirira Abayuda ishyari. Komera Imana amashyi. Bazabicanga ibicangure kuko babicanga ibareba. Bazabicanga ibicangure kuko babicanga ibareba. Imana bazabicanga ibicangure kuko babicanga ibareba. Bazabicanga ibicangure kuko babicanga ibareba. Abazi bazabicanga ibicangure kuko
kandi tuvuze ngo bazabicanga igira ute cyangwa kubera ko babicanga nayo ibareba. Burya bya bindi byose bishara bagatekinika Imana ibe bareba. Inamba bajya rwihishwa Imana ibigize ute ibizireba. Nicyo cyatumye muri Bibiliya havuga ngo icyakora izo nama ntabwo naringize nari nzirimo. Ntabwo Imana ibizi ariko irabareba ikabitegereza, bakabicanga bakabicangira iburyo ikabicangurira ibumoso, bakabyuka mu gitondo bavuga ngo ntabwo biri bwemere, mu gitondo bakabona badepashije kubera ko babicanga Imana igize ute ibareba. Rero nimuhumure Yesu azagira ute azaturengera. Twari dusomye ijambo ry'Imana rero mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Yesaya ni umwe mu bahanuzi bahanuye bwa mbere, arahanura ibintu bizaba, hanura ko Yesu azavuka. Yesaya yatangiye guhanura mu mwaka wa 740, asoza muri iyo mwaka ahanura ku ngoma y'umwami Uziya. Uziya yari umwami w'amashagaga menshi. Aragenda afata Yesaya nk'umuhanuzi w'Imana amushyira mu gikari cye. Yesaya nubwo yahanuraga ariko yabaga mu gikari cya Uziya. Nuko ngo icyo yarashinzwe kwari kwerekwa, cyamara kwereka kwabwira Uziya ati neretswe, ariko atemerewe gusohoka. Ariko hari Imana igikura abantu mu gikari ikabajyana ku irembo. Hari umugabo umwe Imana yigeze ikura mu gikari abantu bose barabimenya. Yigeze hakura Morodekayi imuvana iyo ngiyo, iyo yari araramye abandi nawe imugezeho abandi bamuramya. Rero ni Imana itagikangwa na biracitse, umwanya wicayemo ntujye ubuza Imana kuza kugira ute kugutabara. Yesaya aragenda arongera ahanura ku ngoma y'umugabo bita Yotamu. Aleluya. Nayo arahanura. Amen. Hanura no ku ngoma y'umwami witwa Ahazi. Ingoma ya nyuma yahanuyeho ni ya Hezekiya. Ariwe yahanuriraga amubwira ngo raga inzu yawe, kubera ko ntabwo ugize ute ntabwo uzakira. Ariko muhumure, Yesaya amaze guhanura iyi myaka yose aragenda hima undi mwami utemera ko abantu bahanura. Yesaya baramukurikirana bamutsinda mu giti cy'inganzamarumbo bamukeresheje urukero, arapfa. Ariko aleluya, haduka undi muhanuzi nawe Yeremiya, nawe araza arahanura. Bagenda bakurikirana na Yeremiya na Daniel na Ezekiyeli, bose bagenda bavuga iby'Imana. Rero Yesaya hano aho yahanuye aravuga ngo kugira ngo abantu bazarebe iby'Imana ikora. Amen. Hari ibintu Imana igiye gukora bigacanganyukisha abantu. Nari mvuze ngo hari ibintu Imana igiye gukora bigacanganyukisha abantu. Hari ibintu Imana yakoze bwa mbere abantu babona ni ibintu bisanzwe, ndetse batekereza ko hari ubundi bwenge baba basizemo, ndetse batekereza ko hari undi muntu waba ukuri inyuma, ndetse batekereza yuko nabo ubwabo bashobora kubikora. Yigeze yabikora umunsi umwe, ibikorera Mose. Mose aragenda ageze kwa Farawo ngo afate inkoni ayirambika hasi. Farawo aravuga ngo ibingibi nanjye nabishobora, kubera ko ubikoze bwa mbere byonyine gusa, nta gasaka birimo n'abapfumu babishobora, ndetse n'abakonikoni bari bubishobore. Farawo nawe abwira abakonikoni bwa hamwe nimushugunye hasi, ariko hejuru y'umugambi w'abantu n'ubukorikori bw'Imana w'abantu haba umugambi wisumba byose, maze ngo nazo zihinduka inzoka. Ariko kubera ko Mose yari ahagaze mu butware bw'isumba byose, arangije ngo inzoka irazamuka. Aleluya. Imaze kuzamuka itoragura za zindi zose, Farawo yikangamo. Ariko kubera ko byari ubwa mbere ntiyemera, byari ubwa mbere ntiyagira ute yemera. Niyo mpamvu umuntu aza akakurambagiza aravuga ati uriya azagenda n'abandi baragiye, ntusugira ngo uriya niwe wa mbere umurambagije. Wapi, na Matiyasi yaraje ntibyemera kandi bari bamaze no kuberekana. Ibyo nabyo sugira ngo hari ubwo baduteye. Mariko se ejo bundi niyo yarahari yagiye atese. Ariko ibyo bintu muvuga ngo bikuye he? Kigenda bizi neza bariya abantu ndabizi twara bavutse duturanye, ntabwo bajya bakora ubukwe. Imana ikavuga ngo ibya mbere byarapfuye nibyo nari impari, n'ibya kabiri birapfa nari impari, ariko ibya gatatu kubera ko ari mu mubare w'umwuzuro w'Imana, njyewe nzabikoreramo kandi nzabihagararaho kugeza mbisohoje. Amen.
akabona araje afashe irembo bateguko atuzuka afite nyirasenge uko bwapfiriye ku murenge ntabwo bajya bemera bakomeza bagenda babishima ruto na ruto bakabyageza hirya mu gisekuru ariko hari Imana idakangwa n'ibihe byashize hari Imana yabize imbere iyi Imana yacu ikintu nyikundira abantu baturebera muri stade Imana ikaturebera muri future haleluya ibyo ni ijambo uwahise hanjye abantu barahazi ariko hazaza hanjye nta muntu hasi haleluya amen umuntu yagiye kukubwira yakubwira ibyashize atura umugore umwaka ushize twari turi kumwe n'umunsi ariko ntiyakubwira ngo 2024 Imana izamugirira gusa ntiyakubwira ngo 2024 hazaba atuye ahangaha ariko mu mugambi w'Imana izo byayibwira kutugirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo turane umutima komera Imana amashyi barangije barabibara baparikamo neza Imana irababwira ngo nubwo mu bicanze njye ubwanjye nzagira nte nzabishangura hita ziritamurura ngo icyo gihe haleluya Imana irambura ukuboko bwa kabiri bwa kangahe bwa kabiri kubera ko ntabwo bari bemeye neza haleluya amen wabyaye umwana wa mbere baravuga atoya uyu mwana rero uko biri urabona nubwo yenda gusa na se ariko ntabwo asa na se neza uyu mugore ashobora kuba yaratahanye se ariko ntabwo ari by'ijana ku ijana Imana iravuga ngo kubera ko nshobora ibintu byose kandi n'iri jambo ryanjye biha ibihumbi ihita ituma umuntu atwita wa kabiri havutse kari fotokopi ya se baravuga atoya wa mwana ni wa mugabo haleluya ubundi uruhinja nicyo kintu nabonye utagira isura mu gitondo abasa na nyirasenge nimugoroba agasa na nyirarume ku manywa agasa na nyina wabo saa sita agasa na sekuru ariko abatekinisi ahita aza agashyira muri logike ati mbo nshingiye kuri uyu mukobwa nigeze mwana ari kuvugana na Mariko uyu mwana arasa na Mariko nimugoroba yagaruka atamanye na wa mwana noneho arasa na Tereza bikabacangira muri feruje ikabaciraho umutuku kugeza igihe Imana ibicanguriye kubera ko ari ubwabo babyicagiye haleluya rero muhumbure ibyo mubona byananiranye Imana ibifitiye igisubizo ibyo mubona byivanze feruje ikaka umutuku mu ruhande rwawe abandi irimo yaka icyatsi muzi ko feruje kwakiraho umutuku kandi umuntu uri inyuma yawe ikaka icyatsi akakudepasa akagenda ariko wowe wareba ukabona iraka umutuku ego kwese w'i Nazareti rero muhumure Imana igucereza uzi impamvu igucereje aho ngaho haleluya mwari muzi yuko superi ari igitenge gihenda ariko kidashashagirana ntabwo gishashagirana n'ibintu bisanzwe n'ibintu bisanzwe n'ibintu biraho n'igitenge ureba ukabona mbese muri make y'umuntu akiguye akakwira n'akarondoni gakeye wakitorera London ariko umuntu uzi agaciro ka superi yakubwira uto yanjye nditorera superi nubwo isa nabi ariko ifite ibanga irakomeye ndayizi n'iy'agaciro ninjira mu bantu basobanutse bazamenya ko ari iby'agaciro nubwo yatinda ariko izangeraho yitwa iki superi mubihorere batore bishashagirana abana b'Imana imbere gatoya turahishiwe nibyo mubareke birukanka Urenze avango baretse bagende kivunje nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa hazambuka iki intwari gusa abantu benshi bakunze guteranira mu macacu yuzuye abakirisitu harimo abakobwa beza barebare bazi kuramya neza ndetse n'abasore ariko Bibiliya irambwira ngo Mose azamukanya Abisiraheli ku musozi abagejeje ngo bajye kwivuganira n'Imana uhaje umuyaga mwinshi cyane Bibiliya irambwira ngo muri umuyaga ntabwo Imana yari irimo ntabwo yari igize ute ntabwo yari irimo hakubita inkuba zifite imbaraga somya Bibiliya irambwira ngo kandi muri uko guhindakatana kw'inkuba ntabwo Imana yari irimo ntabwo yari igize ute ntabwo yari irimo kubera ko Imana yacu ibyo ikora irabizi iyi Mana yacu ibyo ikora ntabwo ari umuntu wabiyongoreye nta n'igitabo yabisomyemo ni Imana ikora ibintu biri mu bumana bwayo birindanye mu Mana irabareba irabihorera ngo mu kayaga gace cyane gatuje gahuha buhoro buhoro kakandi gahuha gake gake
kwakonga ko niko Imana yari ijute yari irimo. Wikurwa umutima no kubona haje ibintu bihorera, terambere ririmo ririrukana, ni byiza ni nabyo, ariko mwiterwa ubwoba n'ibyo ngibyo byirukana. Abarokore ndetse n'abayuda nyabayuda imbere gatoya turahishiwe. Aleluya. Turahishiwe kandi umuntu wese uzihangana ntabwo isari akarindiriye Imana ya Israheli tugiye kubona gukora kwisumba byose. Aleluya. Amen. Cyakora amazi iminsi mbwira abantu itangazo rikomeye Imana yantumye. Imana yarambwiye ngo nimbwira abantu ngo iraje kandi ntabwo izaceceka. Kabiri Imana irambwira ngo iraje kandi kubera ko abantu bimuye Imana bakiyimika ubwabo. Vuze ngo abantu bimuye Imana bariyimika ubwabo basigaye bihimbaza babaye ibitabashwa. Imana irambwira ngo irongeye iraje kandi inyuze mu nsengero. Aleluya. Ariko umuntu wese wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo azaba mu mababa y'isumba byose. Aleluya. Hanyuma musengeshe umwuka iteka kandi musengere mu kuri no mu mwuka. Imana izaturengera bikomere cyangwa byorohe, tuzabona ineza y'iki y'Imana. Amen. Ntabwo dufite gutinya na hato, ubuzima bwacu buri muri we. Aleluya. Abantu bakonegise n'Imana, kumva waracometse urusinga rwarafashe n'Imana, humura nta mpamvu n'imwe yo gutinya. Ubuzima bwacu bwakonegise ku Mana itabasha kugira ute kubeshya. Aleluya. Amen. Bibiliya tubwira ngo Imana izagarura Abisiraheli bacitse ku icumu. Bacitse ku icumu. Hari abantu bacitse ku icumu, babo bari barabatanzemo abagirwa banyabingi, bacika ku icumu bakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Kugira ngo umuntu abacitse ku icumu, hari abantu bacitse ku icumu ry'inzoga, bari barabaye kazizi, Yesu abakurayo abahereza gusoma Bibiliya. Bariya nabo bacitse ku icumu rya Satani. Hari abandi bacitse ku icumu ryo kuraguza no kubandwa no guterekera, abo nabo bacitse ku icumu Yesu yabahaye agakiza. Abo ngubu n'abana b'Imana, bamwe n'abaririmbyi abandi n'abapasitori. Bazongera agarura abo bantu bose bacitse ku icumu. Nawe ubwawe uzi icumu wacitseho, kugira ngo wicaye muri uru rusengero uzi icumu wacitse. Kugira ngo icumu rimwe basongora bagatera umuntu gutya gusa, oya, twacitse ku icumu ry'ibyaha, twacitse ku icumu rya karande. Karande z'iwacu, karande z'aho twashatse. Hari igihe uvuka ahantu hari karande ukongera ugashaka no mu yindi karande zakubitana zigakora sirikwi, ukajya ugenda warabaye umusinzi wa karande. Ukajya usanga umuntu akenyeye igitenge kimwe cy'icyatsi, yambaye iribaya ry'umuhondo, ateze mu mutwe cy'umukara, ahetse umwana mu cyumweru. Wabireba ukabona nta shusho bifite, kubera ko karande yavusemo niyo yashatse amazi yarakuranye zikora sirikwi. Wamureba ukabaza se byagenze bite? Kandi ibyo bitenge byose yasize ibyabyo mu nzu, ariko abayenda afataho kimwe kimwe ngo arimo arabirongereza ngo bitagira gute bidasaza. Iyo nayo ni karande mbi, karande yo kudasobanuka ngo usobanukirwe. Iyo nayo ni karande mbi. Ariko iyo Yesu yahageze yica karande. Umuntu ukamubwira ngo ese kudakora ubukwe, nabuze amafaranga, iyo nayo ni karande. Karande imwongoreka ngo ariko so ntabwo yashingiwe na nyoko afite imyaka 50. Urajya gukora ubukwe bw'iki? Karande kaje kaje mukuru kaje n'aka ibintu bidashoboka. Ubundi karande kareka ibizaza ko bitagize gute bidashoboka. Uwo mwanya wagaza ko bitagize gute bidashoboka. Ariko Yesu arakubwira ngo nge nzabana nawe. Kabiri akakubwira ngo isi n'ibiyuzuye byose n'ibyanjye. Gatatu akakubwira ngo musaba muzahabwa, mushaka muzaronka, mukomanga muzakingurira. Kana kavuga ijambo rikomeye cyane, kuko muri babi mukamenya guha abana banyu byiza. Genda isomo mwijunzananirwa ntego intore zanjye zinakira iyo byiza cyo na nijoro. Barangiza ukavuga ngo hoya, ngo urabona ngo ntabwo byari byemera ntibyakunda, ngo buriya nyine nta kundi bimeze. Ahubwo ica karande inyuma yawe, wirukane dayimoni uvugira inyuma ya muganga. Ibi ngibi birashoboka mu izina rya Yesu.
gitumye mubonye ibintu bidashoboka nuko mutari mwabasha gusobanukirwa karande. Mubwire karande ngo mva inyuma. Iyo karande bamaze kwibwira ngo mva inyuma, barakubwira ngo ruba uzarubamo, ukababwira ngo nzarubamo. Kubera ko wamaze kwica karande yo kutubaka. Yego ngo nyamara nta mushaka ngo uramuryango ngo babyare kabiri, ukababwira ngo ngenza hagera bakwa n'abakazana. Kubera ko wamaze kumenya ko ari karande ivugira muki muri uwo muryango. Rero muhumure kandi musobanuke kugira ngo tuzatahe ubwami bw'Imana dufite ibihamya n'iki n'ibimenyetso. Haleluya. Amen. Muhumure Yesu azaturengera kubera ko hari icumu twacitseho. Kabiri Bibiliya iratubwira ngo ntago Abefurayimu bazongera kugirira ishyari Abayuda. Ubundi ishyari niryo shuri rya nyuma umuntu yiga akaba umurozi. Iyo umuntu yamaze kugira ishyari burya no kurogararoka. Umaze kundeba ukanyitegereza kavuga ati rero rwose uriya mugore ndumva rwose ukuntu yambaye ndumva bitanezeza, ubundi nta kuntu nabizenza ntazongere kwambara kuri we. Iyo ugize Imana nkeya nako izosima ugahura n'umuntu ukubwira utoke njyewe nzi ikintu baroga umuntu imbeba zikajya mu nzu zikarya imyenda, wahita diregitoma ubigira ute ubikora kubera ko mu mutima wawe hamaze kwizuzamo iki ishyari. Iyo ko bataza kugirira Esawu ishyari ntabwo aba yaramuriganyije umugisha, ariko ishyari ryatumye ajya gushaka ihene. Ishyari ni ikintu kibi cyane. Arangije yiyambika ubwoya bwayo ntiyatekereza ko iri bunamunukire, aravuga ati nibishaka binuka ariko ndagira nte ndawumuriganya. Ntabwo ari mubana umunyamugisha, njyewe ndakora uko nshoboye kose byanuka bitanuka, bamfata batamfata, ariko uriya mugisha ndagira nte ndawumuriganya. Arihererana ishyari si ikintu. Ariherera agenda ashaka ubwoya bw'ihene, karayibaga bamuhomaho uruhu. Tekereza nawe bamuhomekaho uruhu ahantu hose, harangije ajya imbere ya se. Ni ukuri aragenda yigira nde yigira Esawu kubera ko yaramufitiye ishyari ko yagabanye iki umugisha. Kandi nyamara Esawu uyu mugisha rero awukoreye. Esawu yirirwaga mu ishyamba yirukanka, amahwa amwica, ibiti bimwica, ari gushaka inyamaswa. Yamara kubona umuhigo akawuzana agahereza se. Se yari akavuga ati mwana wanjye rwose umugisha ndawukwemereye. Ariko Yakobo aritegereza aravuga ngo njyewe ntabwo nzabona umugisha. Ishyari riramusaba, ishyari ritamusaga yari gutuza akavuga ngo nzatungwa n'ibyo nakoreye. Rero nubona murokore wamaze kuzura ishyari nturwanye umwuka w'ishyari no kuroga uzaroga uri mu nzu y'Imana. Tubonye abantu benshi bagendana uburozi mu nzu y'Imana kandi nawe yicaye muri aho ngaho bavuga ngo tuzajya mu ijuru kureba bariyo, nawe akaririmba cyane ndetse banaririmba cyane baranafashwa buriya, ariko nasanze atari ugufashwa ahubwo ni ukuyobya njete. Ni ukuyobya njete, ntabwo bari abantu baba bari gufashwa reka ahubwo baba bafite amanyanga bavuga ngo batamvumbura. Kubera tujya mu giterane ahantu mu minsi yashize, umupasiteri wari ukiyoboye aravuga ngo abantu batari butere haleluya, aramenya ko aribo baje kuroga iteraniro. Umuntu wese yaremeraga akayitera mu mugo ashaka agashwanyuka, ariko kugira ngo utitwa kuri umurozi waje kuroga iki iteraniro. Kandi koko abarozi bari bagize gute bari barimo, ariko bararangije bafata iya mbere bakaba aribo batera haleluya cyane kugira ngo bayobye iki uburari. Ariko dufite Imana ireba ntiyerekwe, dufite Imana ifite amareba ntikagenda, dufite Imana ikora ibintu byananiye abantu, dufite Imana ihagarara kuri tere abandi bose bamaze kuyivamo. Imana ikavuga ngo ubwanjye azabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi nta cyatuma uwo nahamagaye nkamusiga agenda akikorera amaboko. Haleluya. Amen. Buriya hari ikintu abantu tumaze iminsi twitiranya, abarokore cyane hari ibintu tumaze iminsi twitiranya ngo urabona Imana yarambwiye none yatinze gusohoza. Katurebe abantu bafite amasezerano yatinze gusohora. Turebe abantu bafite amasezerano yatinze gusohora akabona Imana yarayavuze igatinda kuyasohoza. Mumanure
Imana ibahereza umugisha ko mutiyoberanije. Hanyuma ndagira ngo nkubwire itangazo rivuga ngo izo saha imodoka yahagurutse Dar es Salaam ipakiye ibibiriti, n'indi iri buze guhagurukayo ipakiye sima ya Twiga. Izi modoka ntabwo zizagerera rimwe mu Rwanda. Ibintu mvuze murabyumvise? Imodoka yahagurutse ipakiye ibibiriti n'imodoka yahagurutse ipakiye sima, izi modoka ntabwo zizagerera rimwe mu Rwanda. Kandi izi modoka nubwo zizaza zitandukaniye ku gihe, n'amafaranga zaranguwe ntabwo ari amwe, n'izinapakurura nibacuruza ntabwo bazacuruzamo. Abyumvise? Muhumure rero, Imana yigeze yabwira Yeremiya arangije arareba abwira Imana ngo ariko se ubundi mubaze wa Mana, kuri mumbwira ngo ninje guhanura uyu murwa wamaze kwiciramo Yesaya yarahanuye yuko umwana azavuka, ibintu ntibabihereza agaciro. Yesaya bakaba batamugirira impuhwe, bakamukerera, bakamushyira mu giti ntibagire impuhwe, bagacerera n'urucyoro kugeza igihe ashiramo umwuka. Njyewe kuri mushuka ngo ningende guhanura biri mugenda bite. Imana yitegereza Yeremiya iramubwira ngo Yeremiya we, nakumenye ntarakurema, mpereza kuba umuhanuzi uzahanurira iki? Amahanga. Iramubwira ngo njye nakumenye utaraba urusoro mu nda ya nyoko. Bivuga ngo plani y'Imana, mama wawe ataragutwita, nibyo Imana yirwe kubwira, nzakugirira neza, nzagutabara, biriya byose utaravuka Imana yarizi ko bizakubaho, izi n'igihe bizakuberaho. Ariko igituma yongera kabidusubiramo igikoresheje abahanuzi ni ukugira ngo itureme umutima, tumenye ko ari Imana ishobora ibintu byose. Ni muhumure rero ijambo ryose. Yeremiya arangije avuga ngo rwose wa Mana, ndabizi ko wamenye, ndabizi ko wagize ute? Wamenye. None se kuba waramenye ibyo byonyine birahagije ko najya guhagarara imbere ya Nebuzaradini kugira ngiye guhanura? Imana iramwitegereza iramureba iramubwira ati noneho rero aho ngaho upfukamye mu ishyamba zareba hejuru turebe. Harebye hejuru amaze ngo mbese ubundi ubonye iki? Yeremiya arangije aramubwira ngo mbonye inkoni y'umurinzi. Imana aramubwira ngo waroye neza uburyo n'indi jambo ryanjye ibihumbi ndetse n'andi naribwiye kugira ngo rizasohore. Yeremiya aravuga ati ariko rero nta Mana ishobora kubikora, uhangiye gupfa kugenda mbivuge, icyo bazakora kizabisonga icyo. Akikubita mu murwa akivuga ati agata ariko rwose ayo mashaka guhagurukanye uje kutubwira ngo Imana iratabara, ubundi ntabwo dusanga tuzi ko Imana itabara. Uje kutubwira ngo Imana yavuganye nawe, uje ngo nawe wambere Imana ivuganye nawe. Abo bantu ntabwo bazabura ku buzima bwawe. Uje kutubwira ngo Imana yakubwiye ngo irakubakiye, ubundi hari ikigabo kizabura ikigabo. Amagambo nk'ayo nibaza bayamura. Arangije akikubita mu murwa avuga ngo mwumve ukuntu Imana ivuze. Agoboka umugabo witwa Nebuzaradini aramubwira ati nakubujije ko utazahanura, genda ujye hariya mu rwobo rw'amazi, hanyuma numara kuja mu nzu y'imbohe bamaze kugufunga Yeremiya we, nzareba iyo Mana yawe izagukuramo. Hanyuma niko ubona umuntu umubwiye ngo Imana yambwiye ko izangirira neza, agahita yiruka akajya ku mupfumu diregite akajya kubizirika ngo bitazasohora, akiruka akajya ku musozi akajya kurira ngo Imana itazabikora. Ariko nyuma ya Nebuzaradini uguterera mu rwobo rwa kugira ngo utazabona ineza y'Imana, hariyo Bashuru uzagukurayo narangiza kwereke n'icyerekezo cyaho cye. Yeremiya amaze kugera mu nzu y'imbohe ibintu biramucanga, aravuga ngo Mana menye neza ko ushukana, use ko wambeshe ngo urinda ijambo ryawe ibihe ibihumbi, ukambwira ngo naroye neza uburyo urinda ijambo ryawe. Ubu ngubu ngeze mu nzu y'imbohe, wagiye he? Ngeze ahangaha wagiye kugira ngo bamfunge wagiye? Ubu imyaka ntabwo iba 35, uyu mugabo ndacyamubona. Ubu ngubu ko arambwira ngo uranye waciye urugo murago Mariko Gisinda, uyu mugabo azakira agakiza. Aho wabivugiye kuva nakwinjira mu rusengero
Mana iramwitegereza ireba Yeremiya n'ambwira ngo ariko Yeremiya icyambere aho wavukiye no hasi ati ndahasi umwuka uhumeka se uza ahantu ubitse ati ntaho nzi none se icyatumye ukura ukaba ugenda n'amaguru abiri urakizi ati burya ntabwo nkizi iramubwira ati none se kuzi uko winjiye muri gereza kuzasohokamo urabizi ati ntabwo mbizi iramubwira ngo humura ndi kumwe nawe kandi nzagutabara nzabana nawe mu byago no mu makuba nzabana nawe mu gihe cyoroshye no mu gihe gikomeye Yeremiya aravuga ngo ibyo ngibyo reka asanzwe mbizi ariko se noneho abantu baragira ngo iki abantu babanye nikaragasa mu murwa havuga ngo Imana iratabara ntabwo ngo Imana izarimbura uyu murwa izarimbura Yerusalemu gasura mu byose yavuze uyu munsi none nk'abafunzwe iyi Imana ejo yakura umuntu muri gereza inazi iki tekereza nawe bya bindi byose umaze iminsi uburanye Imana Ega ati Imana kuwa gatatu narasenze uravuga kuwa kane ndasenga uravuga kuwa gatanu ndasenga uravuga nje ndambiwe n'Imana ivuga ntikora muri iyi minsi nk'abantu baparitse ariko iyi Imana ni umugabo wo guhamya yuko ivuga yarangiza ikanasohoza ibyo yagize ute yavuze umuntu ni ukuri kwisumba byose iyi Imana irimo irakora irangije kuzana umugabo bita Bashu avana Yeremiya imutera kumukunda yari uhagarariye gereza arebye Yeremiya aramukunda ati Yeremiya rero ndabizi ko umwuka w'Imana kubamo ndabizi neza uburyo ujya usengera umurwa ndabizi neza njyewe ubwanjye ndabizi none rero uyu munsi nitaye ku itegeko ryaciwe ngiye kukubohora ingoyi zose bakuboshye gukuraho n'iminyururu yose bakubohesheje nindangiza nushaka uza tujyane Yerusalemu nutanabishaka ugira ute ubyihorere Haleluya arangije afata Yeremiya aramubohora akira kubohorwa n'Imana abantu barakubosha ariko zanye itangazo rivuga ngo akira kubohorwa n'Imana uzaba abantu barabiziritse ariko akira kubohorwa n'Imana Imana ivuganye nanjye ngo nimbabwire ngo iminyururu yose yari baboshe ndetse n'iminyururu yari ku buzima bwanyu Imana yayohoye mu izina ya Yesu irongera yitegereza undi mugabo nawe wari urimo ayiburanya cyane Yobu byamukomereye byamucikiye arimo arayigata ariko Imana reka twumvikane urabizi ko ntigeze nsinda Imana iti ndabizi ko utasinze none urabizi ko ntigeze nsambana Imana iti ngenda ndabizi ko utasambana urabizi ko nagaburiye abakene benshi cyane Imana iti ibyo nabyo ndabizi urabizi ko abana banjye nabatoje inzira y'agakiza Imana iti nibyo ngibyo ndabizi urabizi ko nagenderaga imbere yawe ntunganye Imana iti nibyo nabyo ndabizi none se nkwebaza ni iki cyatuma ukora ibi byose Imana yamwitegeza murembo ngo reka haracyari ibyiringiro amen reka haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe ndetse kikanuma umuntu yakira akabona byo wagicanze umuntu yakora akabona nta butabazi buri imbere yawe umuntu yakora akabona ubuzima bwawe nuko buzarangira umuntu yakora akabona nta neza y'Imana yarakoze ko kuri uwo agasanga nawe wigeze yambara inkweto ariko Imana yareba fiyica yawe ikavuga ngo nzakugira umugabo nyamugabo yarangije aramubwira ngo haracyari ibyiringiro yuko abantu n'ibyo barabizi abantu barabizi ko urugo rwakunaniye abantu barabizi yuko uvuga mu muryango mubi abantu barabizi yuko urya rimwe ku munsi abantu barabizi ko yinjira abandi bantu abantu barabizi byose bagize bate barabizi warumye n'ibyo baranabibonye ibyo bavuga bafite n'amakuru ariko iramubwira ngo ari ku munsi urebye igishyitsi cyarumye hejuru ntabwo wakita ku munsi urimo munsi iyo wongeye ukumva amazi iyo wongeye ukagira ute ukumva amazi ukibuka ko hari Imana bavuganye ukibuka ko hari Imana yakugaburiye byanze ukibuka ko hari Imana wigeze warara hanze Imana ntitume imbwa zihakurira ukibuka ko hari Imana yakwambitse wambaye ubusa ukibuka ko hari Imana yaguhaye urugo abandi baruze ukibuka ko hari Imana yaguhaye kubyara abandi byaranze ukibuka ko hari Imana yaguhaye kuryama mu nzu inka zikarara hanze ukibuka yuko umugambi w'Imana utuma ikiriko kirara mu nzu imodoka ikarara hanze ukavuga ati nibutse Imana ndongeye ndashibutse ndongeye ngize ibyiringiro ndongeye nemeye Imana ndongeye nibutse ko ari heza ndongeye nibutse ko fiyica yanjye iri mu biganza by'Imana ndongeye nibutse yuko izangirira neza abantu bari batanahari ndongeye nibutse yuko ntabwo
ngo burya cya giti iyo umuntu uri kuvoma amazi ntabwo babimenya hoyo iyo umuntu uvoma amazi ntabwo abantu babimenya ubu aha twicaye turimo turavoma amazi ariko abantu ntabwo babizi ko turi kuvoma amazi iyo ukiri kuri tekeri ukiri ku mavi uri kubwira Imana ngo Mana numbabarira ukandengera ukantabara ukangiza ibya none nzagushima Mana numbabarira ukantabara sinkorwa n'isoni nzagushima nta muntu ubimenya ahubwo Imana yamaze kugutabara igiti cyamaze guturika hejuru cyashibutse ahantu hose nibwo bati cya giti kirongera kigize gute kirashibutse cya giti kirashibutse kubera ko bagize bate bakibonye ariko ubundi iyo ukiri igishyitsi uje wese akwihanagurizaho ibyondo sare bantu hari agashyitsi imvura yaguye niho umuntu wese niho yihanaguza ibyondo mu nkweto kugira ngo agende neza ariko se wakuririra ahantu hose ukajya kwihanaguzaho ibyondo kudese cyane bakagushiye amaze gukura yarakurenze ntabwo wayihanaguzaho ibyondo ahubwo imvura iguye wayugamamo wagira ute wayugamamo Imana igukure ku rwego abantu bakwihanagurizaho kugeza ku rwego abantu bakugamamo bakubonemo umumaro babone ko hari icyo wabafasha baguhamagara kugisha inama baguhamagara gusaba ubufasha baguhamagara nawe bagukeneye sapoti wasabaga abandi bantu uyu munsi wa none nawe bayigukenereho aleluya iyo Imana yaguhaye amafaranga abantu bose barakubaha bagira bate barakubaha ubu mukuru w'umuryango kandi ari we mutoya mu muryango ukaba umukuru w'umuryango kandi ari we mutoya mu muryango wakicara wagereka akaguru kandi ukavuga ati mbose wavanda avuze ngo uriya mukobwa muzamuye hariya n'uriya muzamuye hariya hanyuma ibisigaye ngiye kubipangira ndebe icyo bizakora mu muryango bose bagakoma amashyi kandi bahekenya amenyo ariko bakagira bate bagakayakoma aleluya amen Imana ikora agashya gakomeye cyane ikoze agashya ikabatiza amafaranga mwareba ibintu byaba twese twari tuzi ku Morodekayi ko yari yicaye ku irembo abantu bose bamutambukaho bamwihanagurizaho ibyondo abandi bakora ibyo bashaka abandi bamureba ikinyori batitaye ku mwamikazi ari mwene wabo ibyo nta gaciro byari bifite ahubwo igifite agaciro n'ikintu Imana yari yaravuze kuri Morodekayi kandi kimuvugaho nta muntu uhari amen hari ibintu Imana ituvugaho abantu badahari bakurikiza amateka y'ibyo bareba bakabona ni ukuri Morodekayi buriya hari ikintu yari avuganye n'Imana ariko Hamani ntabwo yari akizi kuko ntabwo yajyaga avugana n'iki n'Imana Yefuta nawe hari ikintu yari yaravuganye n'Imana ariko bene se ntabwo bari bakizi niyo mpamvu bamurebaga bakavanguye umutipe nta n'umugabane akwiye iwacu kubera ko n'umwana wa maraya ibyo bavugaga byarumvikanaga Yefuta ntabwo mama we mbese nyine bari barahuye barakundana bakundanira hahandi nyine muri Gobyori babikorera hirya muri Gobyori barangije bagira bate barangije bavuga ibyo bavugaga byari isi byari ukuri ariko ukuri kw'abantu gutandukanya n'isi ni ukw'Imana baravuga bati ubundi se nk'uyu nguyu azimarira iki rimwe tutabyemeye data nta munani yamuha kandi Yefuta yari bakabona n'ibyo koko nta n'urubanza yaburana yari kuruburana se ashingiye ku ki ntacyo Morodekayi nubwo Esiteri yari mu gikari hari umwamikazi ariko nta burenganzira bafite kumukura ku irembo rero humura wisakuza ntabwo uriya muntu utaraguhaye biriya ntacyo mupfa ahubwo isaha y'Imana ntabwo iragera ku buzima bwawe ngo utabare mwirenganya abantu ngo ntacyo wabamariye isaha y'Imana ntabwo iragera ngo mugire mutabare Yefuta arareba aravuga ati rero ibintu ntabwo bizoroha ndimo ndakorera ubusa aravuga ati n'ubundi kuba ndi umwana wa maraya baye n'igisambo ntacyo byantwara urumva karande ni mbi karande iramushukiramo bwa ati n'ubundi wibereye n'umujura ntacyo bigize gute ntacyo guhomba gihari so nakwitayeho nyoko yarakujugunye hanyuma rero rwose genda ujya kubabaza abantu
ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo abantu bakwima ntabwo bizakuraho umugambi w'Imana. Yefuta mu kubibandi yahuriyemo n'iki? N'Imana. Ni ukuvuga ngo nta hantu Imana idakorera, no muri gereza ikoreramo, no mu bujura hakorera, iyo gushaka ntawe itagusanga. Imana yari yaramuvuzeho, niyo mpamvu umuririmbyi yaravuze ngo hari icyo Imana yatuvuzeho turi Kadeshi y'Ibaruneya. Aleluya. Ikintu Imana yavuze ikivuga kuri Kalebu na Yosuwa. Erega nimuhumure ntabwo tuzibagirwa. Njye mbwira abantu nkabwani njyewe ntabwo nzagira intambara n'abantu bo mu kabari. Simba nagiye mu kabari. Sinzagira intambara n'upfumu sinjya gupfuma gusa. Sinzagira intambara mbese n'abanyamagamba. Uwo mwanya ntabwo nawubona. Ntabwo uwo mwanya nawubona. Ahubwo intambara nzarwana nzazirwanira mu nzu y'Imana kubera ko nibo twicarana. Nzarwana intambara z'abapasitoro, nzarwana intambara z'abavugabutumwa, nzarwana intambara z'abaririmbyi kubera ko abo bantu nibo mu mwanya tukaba turi kumwe igihe kinini. Hanyuma Kalebu agendana na Yosuwa. Imana irangije ibwira Yosuwa ngo nimujyane i Kanani uzahereze Kalebu umugabane. Yosuwa aravuga ati ubundi se bivuge vuba, ndabiyobewe se ko uyu mutipe nubwo tugendana ariko ari uwo mu Egiputa. Ndabiyobewe ko yatwinjiriye se, ndabiyobewe ko yaje akigira umwana mwiza. Haravuga ati Imana ndabyumvise nibyo, nzamuha umugabane. Baragenda bagezeyo, Yosuwa ngo atanga imigabane yose, irarangira yibagirwa Kalebu, yibagirwa inzira bagendanye, yibagirwa umubabaro bababaranye, yibagirwa amatage yose bahuriye nayo mu nzira. Aravuga ngo Kalebu namwibagiwe. Kalebu aza kuburana, ajya ngo nkubwire ngo uyu munsi uburane gakondo yawe, uyu munsi wongere uhamagara Imana, uyibwire ngo uko wambwiye kuzangirira neza, uko wambwiye kuzampa umugisha, uko wambwiye ko nzabyara, uko wambwiye ko nzaheka, uko wambwiye ko nzatura, uko wongere uburane gakondo yawe kubera ko Yosuwa barimo barirengagiza gakondo yawe kandi Imana yaragize gute? Yarayikwemereye. Arangije ajya kuburana gakondo, aramubwira ati ariko se Yosuwa mubaza ko Imana yakubwiye ko nitugerana i Kanani uzampa gakondo, nkaba mbona ntayo uri kumva. Yosuwa atayiwe ati nabyibagiwe. Ati cyakora hasigaye agasozi kamwe kari hariya. Ku gasozi yamurangiraga rero ntabwo ari impuhwe yari amufitiye, kuko ari gatoya umugabo w'umugome wicaga abantu. Aravuga ati wabona kwisha akamukudukiza, tugende umurwanya n'umwimu, uzagenda habe gakondo yawe. Ariko kubera ko Imana yararemereye Kalebu gakondo, iravuga ngo nzabana nawe, nzagendana nawe, abantu bahari abantu badahari, nuzamuka umusozi nzabana nawe, nuca mu muriro ntabwo uzashya, nunyura mu mazi ntabwo azagwa, njyewe nzabana nawe. Kalebu aragenda aritegereza, yibutsa Imana, arayibwira ngo Mana wibuke yuko navuye kwa Farawo mwitandukanya n'ubwoko bwo kwa Farawo, none nasubirayo byagenda bite? Kandi naravuyeyo mwitandukanya nabo nkazana n'Abisiraheli. Wibuke yuko mu butayu bagiye kuramya cya kimasa Aroni yari yabakoreye, wibuke ko ntigeze nyirana. Wibuke yuko bakwitotombera ntigeze nitotomba. Wibuke yuko nagendeye imbere yawe ntunganye rwose, none ndakwinginze. Kandi wibuke yuko umaze kureba ingeso zanjye wanyemereye gakondo, none ndakwinginze terana nanjye kandi uzatabarukane nanjye. Imana iravuga ngo nicyo ngicyo uvuze ndagikoze, kubera ko wangireho umugisha nkakumenya iki? Izina. Arangije Kalebu azamuka umusozi, aragenda ararwana aranesha, nawe ahabwa gakondo kubera ko Imana yaragize gute? Yarabivuze. Ibintu Imana yavuze byose ku buzima bwacu bizasohora. Aleluya. Icyakora hari ibintu njyewe, hari ibintu najya nemeranywa n'abantu. Iyi Imana yacu ifite amatwi irumva, ifite amaso irareba, ifite n'amaguru iragenda. Ishobora gutegeka njyewe simvuge, ururimi karugo bikarugira ikiragi, nkahinduka ikiragi kandi mu kanya nkaza kuvuga. Ibyo bintu ni muzika Imana ibishoboye. Hanyuma hari ibintu abantu bajya batubwira ngo urabona ngo amasezerano ngo ufite
ngo ntabwo ari Imana yaguhaye ngo ni amahuri ngo urabona ngo urumva ngo bakuvangiriweho. Bapangiyeho bambwira ko Imana izampa imodoka itese, kuki itamufasha ururimi ngo areke kubimbwira? Bapangiyeho bambwira ko izanyubakira inzu nziza ite, yari yagiye hehe? Hari ubwo yari yigeze yimuka? Igomba kwiga kuko ijambo ry'Imana ngo ubwanjye nzabyikorera, nta cyatumye izina ryanjye ritukwa. Mfite gahunda, mfite n'ingingo indengera yo kuburana umugisha wose wavuye mu kanwa k'abahanuzi. Hanyuma Imana ikazajya ibabwira n'abahanuzi kandi ati kubera iki mwambesheje? Ibabeshe yagiye he? Yigeze yimuka? Yigeze bamwishyura ngo Imana ihari yashobora kugufata ururimi ntubashe kuvuga, yaguteza indwara wari bugende ukirirwa mu kirago uryamye, yakora ibintu byose bishoboka, ariko yatumye bagarara ku gatuti nakubwira ngo uko Imana ivuze ibwo bene izanabisohoza anabikora. Haleluya! cyangwa n'ibitaba ngo uzabimbaze. Iyo umuntu abivuze mpita nkurura navuga ngo ariko uyu muntu azi ko Imana yavuganye na Mose imukura mu gihugu cya Egiputa, nayo yamusize mu butayu bimugeze i Kanani. Hanyuma we yabivuganye nawe uyu munsi, ejo ikazamusiga mu nzira, abantu bazaza kumwishyuza yabakura he? Yakura he izabaha? Wowe nabikubwira ni ukuri ngo ubaye woda uzagenda umwishyuza. Ntabwo waba ujya ubyumva wumva ufitiye icyizere, uzajya n'umubwire ngo bya bindi wambwiye nje naninje kubireba, kubera ko ntabwo byagize gute, Imana ntabwo yabikoze, ariko warambwiye ngo nitabikora nzaze ngire ne bikubaze, none narinje ngo ugire ute ubime. Ariko Imana nikubwira ngo ngewe Imana nzagukorera iki ngiki, nayo uzazamuke umusozi cyangwa uzana mu nzu yayo uyibwire ngo narinje kukwishyuza bya bindi. Ikubwire ngo rindira nzabiguha, ariko Bibiliya irambwira ngo abibutse Uwiteka ntimugahweme ku manywa ndetse na nijoro. Haleluya. Amen. Imana ya Isiraheli rero iduhana umugisha. Haleluya. Ndabakunda, natwe turagukunda. Ndabakunda kandi mbahozaho umutima. Niyo mpamvu mubona bimvaniye hirya hose bikanzana. Amen. Haleluya. Rero muhumure, Uwiteka ibyo yababwiye byose azagira ute? Azabyikorera. Abo muri aho muraje muvuge urabona rwose ngo mu Maraki ko ntabwo yahanuye. Nimba utumvise Imana nayikumviye, sibyo? Njye nayumvise. Haleluya. Muhumure, iyi Imana ibasha gukora cyane, yavuze itanagize ute? Itanavuze. Kandi ubuhanuzi butavangiye n'iki? Ni ijambo ry'Imana, Bibiliya yera. Rero nimuhumure, guhanura bizashira no kuvuga mu ndimi bizarangira, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rizigera rirangira. Tuzajya mu ijuru kubw'ijambo, tuzarya kubw'ijambo, twambaye kubw'ijambo, turiho kubera ijambo. Iyo Imana itaza kuvanga umuntu nabe ntabwo twari kubaho. Haleluya. Icyakora muhumure, Imana izagira ute? Izaturengera kandi izadutabara ku mugaragaro izuba riva. Hanyuma mube maso kandi mukomere, musenge ubudasiba kandi mukomeze mukorere Imana. Imo ndumva Imana ivugana nanjye ngo izabagirira neza kandi Imana izabatabara. Ariko Imana ivuganye nanjye ngo mbabwire ngo ibarenze gucikamo igikuba. Mirakoze. Imana ibarenze gucikamo igikuba kandi Imana ihagaze ku murimo wayo, kubera ko ingabo za Satani zo zirahagurutse. Ariko Imana irambwiye ngo ihagurukanye umwavoka wo kubaburanira. Imana irambwiye ngo ihagurukanye umwavoka wo kuburanira itorero ryayo, kubera ko umurezi ari bugufi. Ariko Imana ivuganye nanjye ngo nimbabwire ngo ihagurukanye umwavoka. Kabiri, Imana ya Isiraheli irambwiye ngo irongeye ubwayo idudubije isoko, kuko iya mbere abantu barayitobye, ariko Imana irambwiye ngo irongeye yifukuriye iriba. Kandi Imana irimo iravugana nanjye ngo iri bifukuye rizabona abavomyi. Imana ivuganye nanjye ngo mbabwire ngo uyu mwaka muri iri torero ntabwo muzashingura
ariko urupfu rwari ruhari kandi mukikorera amaboko, ariko Imana irambwiye ngo ije kubirangiza kandi yishakiye igitambo, ibahaye guseka bundi bushasha. Hanyuma iyi korari mukomeze musenge kandi mushiremo imbaraga, kubera ko Satani ashaka kubacamo igice ukavamo. Nawundi se ko mbona muri babiri n'undi umwe, bamwe bazasohoka hasigara bahe, ariko musenge kandi muhe umugozi ukubiranyirije, murwanye Satani nawe azagira ute? Azaruhunga. Ariko nimutarwanya Satani mukamuha urwaho, ukuri kw'Imana murasohokamo abantu bangahe? Basohoke bakomeze urugendo. Kandi hanze ni habi, abariyo bararira barahekenya amenyo, ariko Imana Isirayeli ivuganye nanjye ngo icyo yavuganye namwe no kugikora izagira ute? Izagikora. Imana yavuganye namwe ibintu byinshi, bimwe yatinze kubisohoza kubera kudahuza kwanyu, niko Imana imbwiye. Ariko Imana ivuganye nanjye ngo nimbabwire ngo icyo Imana yavuze ku buzima bwanyu izagikora. Nubwo yasigara ari umuririmbyi, Imana izabisohoza. Hanyuma Imana irambwiye ngo kuyicyangiro ku buzima bwawe. Imana irambwiye ngo yongere kuguha andi mahirwe ya kabiri mu biganza byawe. Imana irambwira ngo humura, nubwo ubona igicuku cyabuditse, izuba rigiye kurasa. Ngiye kubona mbona umuntu aguhereje buje, aguhaye buje mbona udaturutse ku ruhande arayizimya yarije yaka. Imana irambwira ngo wajye ujya kugera mu munezero no mu mucyo, abantu bakitambika bakawutwikira. Ariko Imana irambwira ngo akira gucanirwa n'Imana, nta muntu uzongera kuzinya iby'Imana uje gucana ku buzima bwawe. Kabiri Imana irambwira ngo abantu bakwanga ntacyo mupfa, nta n'ubugirira umutima mubi, gusa abantu bakurebye barakwanga bakagenda bajyana inzara, abandi bakagenda ariko Imana Isirayeli irambwiye ngo izakugirira neza mu maso yabo bose babireba, kubera ko Imana ishobora ibintu byose. Haleluya. Muhumure, Imana iri mu kazi gukora. Imana iri mu kazi kandi Imana izaturenze. Kuri kwisumba byose mbonye Imana igira neza, mbonye Imana itabara, mbonye Imana ikuraho umuntu igisuzuguriro, mbonye Imana yirukana umwaku. Iki umwaku? Uriya mama w'inyuma nahaguruke, wowe wambaye agapira k'umweru. Imana ya Isirayeli ivuganye nanjye ngo ninkubwire ngo Imana yongeye kugaruka ku buzima bwawe, kandi Imana irambwiye ngo ibintu ubona byagucanze bidafite icyerekezo, Imana ije kuguhereza icyerekezo cy'ubuzima. Kabiri Imana ivuganye nanjye ngo barababajwe urihangana, urasuzugurwa uranatukwa, aguhinduye nk'umusazi ku musozi w'igitaramo. Barambwira kukurega iki, ko ngiye kuza nkahita mbaka ijambo, ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyivuganye nawe nonaha. Amen. Imana ya Isirayeli ivuganye nanjye ngo uretse uwo mubiri Imana yaguhishemo, ubundi ibibazo byo wagira ngo ni pipinyeri bagufumbiyemo. Ariko Imana ivuganye nanjye ngo niwakire umunezero, agahinda ko mu mutima Imana irakarangije. Imana ya Isirayeli ivuganye nanjye ngo nawe intambara zakwisukiranya, humura yasaje kubirangiza. Kandi Imana irambwiye ngo ntuzatoragura amashashi nk'uko abantu babigambiriye. Imana ivuganye nanjye ngo iguhaye ubuzima buzima. Amen. Komera Imana amashyi. Haleluya. Amen. 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 Uwo mukobwa uri gucoma agasharupe. Amen. Sashima. Imana ya Isirayeli irambwiye ngo iyo birenze inkombe ntabwo biba birenze ijambo Imana yavuze,
kabiri irambwira ngo aho data na mama batabaye Imana igiye kubakubera. Imana irambwiye ngo iguhaye abantu bo kukugirira imbabazi. Irakoze. Kabiri Imana irambwiye ngo hari ibintu abantu badaha agaciro ku buzima bwawe, ariko Imana ije kuguhesha agaciro kandi Imana ije kuguteturura. Imana ivuganye nanjye ngo nimubwire ngo urugamba ruzashira, ingabo turuhuke, umugaba ziri imbere, zivuye ku rugamba Zashira ingabo ziruke, abaturi inyuma tuvuye ku rugamba. Imana irambwiye ngo urugamba umazeho iminsi irarurangije. Kandi Imana irambwiye ngo amahirwe wabujijwe nuko wavutse, Imana igiye kuyaguhera icyo wavukiye. Abyumvise? Yicarira Imana iguhereza umugisha kandi Imana ikurengere. Alleluia. Hanyuma mube maso kandi musengeshe umwuka iteka. Amagambo Imana aransize ku mutima nayo, ndabakunda kandi nzajya kubasura. Amen. Ni karibu natwe turagukunda.